Yesu ashimwe bene data. Ni mwene so Nshimiyimana Joel ubasuhuza. Muri kano kanya rero nsuhuje buri mwe wese uri kuntega amatwi. Reka rero ntatinze dufate akanya gatoya ko gusoma ijambo ry'Imana kuri uno munsi mwiza Umwami Imana duhaye kugira ngo tuwungukiremo byinshi kandi tuboneremo byinshi. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira rifite intego igira iti impamvu ukwiye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Ushobora kuba wumva cyangwa se utekereza ijambo rivuga ubuturo bwera bw'Imana, ariko none reka dufatanyirize hamwe dusobanukirwe icyo ubuturo bw'Imana ari bwo. Hanyuma nitumara kumva icyo ubuturo bw'Imana ari bwo, tumenye n'impamvu dukwiye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Rero mureke tubanze dusenge Imana, maze ubundi nitumara gusenga turakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Mana data wa twese udukunda, Umwami w'abami, Imana isumba byose, Imana ituye ahirengeyeho mu ijuru. None ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2022. Niyo mpamvu rero Mwami w'abami kuri uno munsi uduhaye, natwe tubonye ko ari ngombwa ko dukwiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana, maze iri jambo ry'Imana rikatubera inkingi ituyobora mu rugendo. Kristo mwiza rero nunyemerere kugira ngo ubushake bwawe bube ari bwo bukora, maze iri jambo rihindure imitima ya benshi, iri jambo rihindure imitima yacu. Ndagushimiye, ngwino ubane nanjye ugiye kuryigisha, kandi ubane na buri wese uzabasha kuryumva, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye rero, ngwino ubane nanjye, ubane na buri wese hirya no hino, ni mu izina ryawe ryera Kristo wanesheje, amen. Nshuti bene data bakundwa b'Umwami wacu Yesu Kristo, reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose, igitabo cyo Kuva, igice cya 25, turasoma umurongo wa 8. Mwibuke neza intego dufite muri iri jambo ry'Imana tugiye gusangira. Kuvayo igice cya 25 umurongo wa 8, yemwe turongeraho n'umurongo wa 9. Haravuga ngo, kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'icyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byarwo byose. Haleluya. Reka twongere dusubiremo. Kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Dushingiye ku ntego y'ijambo dufite, impamvu umuntu akwiye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Ahangaha Uwiteka yagendereye Mose iki gihe yari ari mu rugendo hamwe n'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Iki gihe Mose yari umuyobozi wa buno bwoko, ari kubakura mu gihugu cy'uburetwa, igihugu cya Egiputa, ari kubajyana mu gihugu yari yarasezeranije ubwoko bwe, yari yarasezeranije Aburahamu, sogokuru w'abizera bose. Iri sezerano Uwiteka Imana yahaye Aburahamu turisanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 17 umurongo wa 8, aho Imana yabwiye Aburahamu iramubwira iti,
kandi wowe n'urubyaro ruzagukomokaho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanayani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Ahangaha Uwiteka yari ari gusohoza icyo yavuganye n'umugaragu wayo Aburahamu. Noneho Imana ikimara gutoranya Mose yashyizweho nk'umuyobora cyangwa se nk'umuyobozi w'ubwoko bw'Imana, abukura mu gihugu bari baragizwemo abasuhuke, bari barasuhukiyemo igihugu cy'ubunyage. Imana imushyiraho nk'umuyobozi kugira ngo ayobore buno bwoko abugeze mu gihugu Imana yari yarasezeranije Aburahamu. Nuko Imana ibwira Mose, iramubwira ati kandi ubu bwoko cyangwa se wowe n'ubwoko uyoboye mundemere ubuturo bwera, nture hagati muri bo, nture hagati muri mwebwe. Kuko Imana yari yarabateguriye ko igomba kuzagendana nabo, cyangwa se niba yari yarashyizeho isezerano ry'uko izabaha igihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanani, yagombaga kugendana nabo urugendo rwose paka isohoje isezerano yasezeranye na Aburahamu. Imana ibwira Mose iti kandi bandemere ubuturo bwera, nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kubabwira byose. Icyitonderwa ahangaha, ntabwo bagombaga kuburema uko biboneye kose, ahubwo bagombaga kugendera ku cyo Imana ishaka, ku mabwiriza y'Imana nyirizina. Bagombaga kugendera ku mabwiriza cyangwa se ku murongo nyirizina Imana yashakaga ko bagenderaho. Rero bene data bakundwa, ni ngombwa yuko ubuturo bw'Imana butunganywa bugahabwa umurongo mwiza, cyangwa se bukera nk'uko bukwiriye kuba, bukaba ubuturo bwo guturwamo n'Imana ikomeye n'umwami w'abami. Haleluya. Muzarebe iyo perezida w'igihugu agiye gusura ahantu, barabanza bakahatunganya neza kugira ngo nahagera asanga ibintu bimeze neza. Niyo mpamvu rero n'ubuturo bw'Imana bukwiriye guhora butunganye rwose bwera, kuko ari we mwami uruta abami. Haleluya. Reka tudatinze ahangaha, twari turi ku mpamvu ubu bwoko bw'Imana bwagombaga gutunganya ubuturo bwera, aho Imana yagombaga guhurira nabo, ikagendana nabo, igakorana nabo imirimo n'ibitangaza mu gihe yendaga kubaha igihugu yari yarasezeranije sogokuru Aburahamu. Mureke dusome irindi jambo ry'Imana riri budufashe kubyumva neza. Ijambo ry'Imana riradufasha kumva impamvu dukwiriye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Ni ijambo tugiye gusanga muri Zaburi ya 84 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Tugiye gusoma Zaburi ya 84 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, twumve icyo hatubwira. Mureke dusome. Uwiteka Imana Nyiringabo, erega amahema yawe ni ay'igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Umurongo wa 4. Igishwi kiboneye inzu, intashya yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo. Ni ku bicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo, mwami wanjye, mana yanjye. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Yesu ashimwe. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 84. Iri jambo ry'Imana umurongo wa mbere watubwiye ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe ni ay'igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Igishwi kiboneye inzu, intashya yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo.
ni ku bicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo, mwami wanjye, mana yanjye. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Amahema y'Uwiteka Imana, ihema ry'Uwiteka Imana, inzu y'Uwiteka Imana nibwo buturo bw'Imana. Amahema y'Uwiteka Imana cyangwa se amahema ya Data wa twese ni ay'igikundiro. Nimvuga amahema y'Uwiteka yuko ari ay'igikundiro, ndavuga inzu ya Data wa twese. Cyangwa se reka mbaze ikibazo kuri wowe, ushobora kwibaza uti ese amahema y'Imana ni ayahe? Ukekwa ko amahema y'Imana ari ayahe? Reka gato mbere mu kanya gato y'akatarambiranye turasoma ijambo rigiye kutwereka icyo ubuturo bwera bw'Imana ari bwo muri iki gihe cya none, cyangwa se kuri twebwe turi kumvira ijambo. Iri jambo turarisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, maze turebere hamwe amahema y'Imana kuri twe icyo ari cyo. Yesu ashimwe. Ariko mbere yuko dusoma iryo jambo, reka nanone tubanze dusome ijambo dusanga muri Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 umurongo wa 6. Haleluya. Iyi Zaburi ya 23 umurongo wa 6 iravuga ngo, ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Twese tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana isumba byose bizakomaho iminsi yose ukiriho. Ibi ngibi iki ni icyifuzo umuntu wese akwiye kwifuza. Noneho ukagira icyifuzo gikomeye kivuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Mbese iyo nzu y'Uwiteka Imana ugomba kubamo ni iyihe kugira ngo kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana isumba byose bizakomeho? Nuko ugomba kuba uri mu buturo bwera bw'Imana. Ubuturo bwera bw'Imana ni ubuhe? Ukeka ko inzu y'Uwiteka ari iyihe? Inzu y'Uwiteka Imana ni iyihe? Reka mbanze nkwibira ibanga ho gatoya. Inzu y'Uwiteka Imana ni umutima wawe. Niyo mpamvu ukwiye guhora utunganya ubuturo bwera bw'Imana. Ukwiye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Haleluya. Reka dusubire kuri rya jambo maze turebere hamwe impamvu dukwiriye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana, n'impamvu imitima yacu cyangwa se imibiri yacu ari bwo buturo bwera bw'Imana bukwiriye guhora bwera neza, bukwiriye guhora butunganye rwose. Haleluya. Tujye gusoma rya jambo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 umurongo wa 15 turageza ku wa 20. Turahita dusoza. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya.
haleluya. Reka mfokasinge cyane cyangwa se nite cyane ku murongo wa 15, nongere simbuke njye ku murongo wa 19. Umurongo wa 15 uravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya ntibikabeho. Umurongo wa 19, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana Data wa twese. Shuti bene data, dushingiye kuri iri jambo, ubuturo bwera bw'Imana nyirizina dukwiye guhora dutunganya, tudakwiye gukeresa, kugira ngo usumba byose agendane natwe, agendere muri twebwe, nuko imitima yacu igomba guhora yera. Niba tuzi ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Niba twemera yuko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka Imana, imitima yacu igomba guhora yera, kugira ngo Data wa twese ubuturo bwera bwe buhore bwera, ahora agendana natwe. Niba mbere Uwiteka yarabwiye Mose akamubwira ati noneho mundemere ubuturo bwera, nture hagati muri mwe, ngendane namwe. Yesu cyangwa se Imana Data ikaba yari iri gusohoza isezerano yagiranye na Aburahamu, imubwira uti nzabaha igihugu cy'ubusuhuke, aricyo kizaba gakondo yanyu, igihugu cya Kanayani. Irangije arababwira ati nzabahindura ubwoko bwanjye, muzaba abana banjye, nanjye nzaba Imana yanyu. Kugira ngo iri sezerano risohore, nuko bagombaga kugira ubuturo bw'Imana bwera, bakagira aho bagomba guhurira n'Imana. Icyo gihe rero abantu bahuriraga n'Imana mu buturo bwayo bwera, ubuturo butari bwanduye. None rero muri iki gihe ntago ariko bikiri, ahubwo imibiri yacu niyo yahindutse ubuturo bwera bw'Imana. Duhurira n'Imana Data mu mitima yacu mu buturo bwera. Niyo mpamvu ubu buturo bugomba guhora bwera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yaravuze ngo nuko mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe, nibwo muzasaba icyo muzashaka cyose mukazagihabwa. Haleluya, sifa kwa Mungu. Ndakwinginze mwene data ubashije kunyumva, shuti muvandimwe mukunzi w'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe dufatanije urugendo rwerekeza i Siyoni, ngusabye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana isumba byose. Genzura umutima wawe ubutunganye, genderera umutima wawe utunganye, maze wumve koko niba umutima wawe ugomba kwemerera Kristo agatura muri wo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze wowe ubashije kunyumva, kugira ngo imibiri yacu twoye kuyiha urwaho, twoye kuyishora mu byaha, kuko tuba turi kwimura Imana Data, kandi ikwiriye kugendana natwe, ikwiriye gutura muri twebwe. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze rero kugira ngo umva impamvu. Iyi niyo mpamvu ukwiriye gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Nuko ubuturo bwera bw'Imana bwimukiye mu mutima wawe, kandi uwo mutima wawe ari w'Imana ishaka kugira ngo iwuturemo. Haleluya. Imana ikeneye umutima wawe kugira ngo iwuturemo muri iki gihe cya none, igihe tugezemo gikomeye cyane, igihe ubuyobe bubaye bwinshi. Mwene data urasabwa gutunganya ubuturo bwera bw'Imana. Haleluya. Tunganya ubuturo bwera bw'Imana, umutima wawe utunganye. Niba umubiri wawe warahindutse urusengero rw'Imana, utunganye. Hoya utunganye, ureke kwiyandavuza, ureke gushora umubiri wawe mu bitagira umumaro, maze ukorere Imana, maze ubwami bw'Imana buture muri wowe. Yesu Kristo nibwo azakwihishurira birenze uko yari ari mu gihe cyashize, agendane nawe bushyashya. Mureke turangize maze dusenga Imana muri iri jambo, dusaba Imana kugira ngo iduhe gutunganya ubuturo bwayo bwera muri twebwe, maze ubwo buturo bwera muri twebwe bube bwera, bube buzima, maze umwami Imana abone aho atura. Umwami Imana abona aho atura.
umwami Imana abone ahatura. Wowe ubashije kunyumva, nakurarikiraga gukurikira iri jambo ry'Imana unyuze kuri chaîne y'ivugabutumwa ryiza riboneka kuri YouTube. Uhageze wanakora subscribe. Ni chaîne yitwa Joy Gospel Praise TV. Iyi ni chaîne ishobora kuba yakugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo bishobora kugufasha. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri Imana ikomeye cyane. Turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye kuko uri Imana yihagije. Turagushimiye kuko ukwiriye gutura muri twebwe. Turagushimiye kuko wemeye ko imibiri yacu natwe ihinduka insengero zawe. Mu izina rya Yesu niyo mpamvu tugusabye kugira ngo amaraso yawe yeze buri muntu wese. Aya maraso yawe atunganye imibiri yacu. Nyemerera twemerera amaraso yawe adudubirize mu mitima yacu, maze amaraso yawe namara kuba muri twebwe, mwami w'abami, ubuturo bwawe bwera buzatungana. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Sifa kwa Mungu Baba. Nyemerera rero iri jambo twumvise rifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Ubashije kuryumva wese, mwami Imana ribashe kumuhindura, maze abashe guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ubuturo bwera bw'Imana buhinduke bushya muri we mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka buri wese ubashije kuryumva abashe gufata ingamba zo gutunganya ubuturo bwawe muri we. Haleluya. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro, nugendane natwe, nuturinde ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.